Reka tubifurize umwaka mushya muhire bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima, aho zidufasha kubagezaho byinshi. Tukaba twaje kureba Dr Shyirambere Cyprien, akaba ari umuyobozi ushinzwe porogaramu ya kanseri mu mushinga Partners in Health. Tukaba twamuha ikaze mu kiganiro ubuzima buzima, akibwira abadukurikiye mu kiganiro. Amazina yanjye ni Dr Cyprien Shyirambere, nkaba nkuriye ishami rijyanye n'indwara za kanseri mu mushinga wa Partners in Health, inshuti mu buzima. Tukaba dukorana na Minisiteri y'Ubuzima mu kwegereza abanyarwanda serivisi zitandukanye z'ubuzima, harimo n'iza kanseri. Harimo abantu benshi bajya bibaza akagenda akavuga ati mbese kanseri y'inkondo y'umura yaba ari iki? Nk'ubusobanuro bwayo muri rusange, nk'umuntu udukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima akabasha gusobanukirwa kanseri y'inkondo y'umura icyo ari cyo. Kanseri y'inkondo y'umura nk'uko izina ribivuga, ni ubwoko bwa kanseri bukunze kwibasira abari n'abategarugori. Ikaba ari kanseri ifatira ku gice cya nyababyeyi bita inkondo y'umura. Ni kanseri ikunze kwibasira abari n'abategarugori nk'uko nabivuze. Umuntu ashobora kuvuga mbese kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'iki? Murakoze. Ubushakashatsi bwakozwe mu bice bitandukanye by'isi bimaze kugaragaza ko kanseri y'inkondo y'umura iterwa na virusi yitwa Human Papilloma Virus ku kigero kirenga 90%. Ibyo bikaba bisobanura ko ari kanseri mu by'ukuri yakwirindwa, kubera ko iyo virusi tuzi uburyo yandura, iyo virusi tuzi uburyo yakwirindwa. Ubwo rero navuga ko ari nk'amahirwe ahari ku bijyanye n'iyo kanseri, kubera ko ntabwo ari kenshi muri kanseri, mu ndwara za kanseri tumenya ikiyitera, ariko kuri iyi ngiyi ya kanseri y'inkondo y'umura yo bimaze kumenyekana ko uramutse ubashije kurinda abakobwa bakiri batoya iyo virusi ya Human Papilloma Virus, uba ubahaye amahirwe menshi yo kutazarwara iyo kanseri. Murakoze cyane dogiteri. Tukiri aho ngaho tumaze kumenya igitera kanseri y'inkondo y'umura, mutubwira ko ishobora kuba yakirindwa muri rusange ku buryo burambuye. Mwanyuriramo nk'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima, yaba kuri televiziyo, yaba ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuko dukunda gukurikirwa n'abantu benshi batandukanye bari impande nyinshi zitandukanye z'isi. Mwabanyuramo mukababwira muri make uburyo bashobora kuyirinda, kuko iyi ndwara ikiyitera cyamenyekanye n'abantu bagasobanukirwa ikiyitera, bagasobanukirwa n'uburyo bayirinda, birabafasha. Murakoze cyane. Ubwo ngiye gutangirira nko ku mwana mutoya w'umukobwa ukigimbuka utarahura n'iyo virusi. Icyo gihe icyo twagombye gukora ni ukumurinda ku kuzandura iyo virusi. Twabimurinda gute rero? Ikintu cya mbere twakora ni ukubuza abana bacu b'abakobwa gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bakiri batoya cyane, ndetse tukanabakingira iyo virusi. Iyo virusi ifite urukingo, kandi urwo rukingo dufite amahirwe ko mu gihugu cyacu Minisiteri y'Ubuzima irugeza ku banyarwanda. Urwo rukingo abana bakaba barubonera ubuntu. Icyo ni cyo kintu cya mbere twakora kugira ngo turinde iyo kanseri y'inkondo y'umura. Ariko hari abacikanywe n'ayo mahirwe yo kubona urwo rukingo, kubera ko nk'uko nabivuze, iriya ni virusi yandurira cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina ikozwe idakingiwe, cyane cyane ku bana bakiri batoya bafite munsi y'imyaka 18. Ubwo rero kandi ni virusi yandura cyane, kandi urayandura ukabana nayo igihe kinini cyane itagaragaza ibimenyetso. Ushobora kubana nayo imyaka igera kuri 15. Umugore cyangwa umukobwa utarabashije kugira amahirwe yo kubona urwo rukingo, nawe aba agifite amahirwe yo kwirinda iyo kanseri. Kuko nk'uko nabivuze,
iriya virusi ushobora kubana nayo nta bimenyetso igaragaza imyaka myinshi, imyaka 15, imyaka 20, ikazagenda yangiza ya koro yawe, ya nkondo y'umura ikagenda yangiza buhoro buhoro ikazageraho igutera kanseri. Hakorwa iki rero? Hari dukangurira abagore bafite hagati y'imyaka 29 n'imyaka 49 kujya kwa muganga kwisuzumisha kugira ngo barebe ko waba utangiye kugaragaza ibimenyetso twita ibimenyetso bibanziriza kanseri. Ibyo bimenyetso bibanziriza kanseri iyo muganga bibonye arabivura akaba ahagaritse ko ibyo bimenyetso bizakomeza kuri kanseri. Ikaba ari serivisi nazo zihari ziboneka mu mavuriro menshi cyane, ndetse ubu ngubu dufatanyije na Minisiteri y'Ubuzima twahuguye abaganga benshi, ndetse izo serivisi ubu ziboneka no mu centre de santé amwe namwe. Ubwo rero urumva ko ayo nayo ni urundi rwego umugore ashobora kuboneramo amahirwe yo kwirinda iyo kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi umwihariko w'iyi kanseri ni uko niyo tuyibonye waramaze kuyirwara ariko tukayibona hakiri kare, amahirwe yo kuvurwa ugakira ari hejuru cyane. Mbese kuki hakiriho abantu muri rusange muri sosiyete runaka abantu bakicwa na kanseri y'inkondo y'umura, nubwo twabonye ko kanseri y'inkondo y'umura nta bimenyetso igirenga ku buryo umuntu yakiyumvaho ikimenyetso runaka, ibimenyetso yenda wasanga bijya bigaragara byageze ku rwego rwo hejuru, ariko mwatubwira muri rusange ni kubera iki noneho hari abantu ikigaragaraho cyangwa abantu ikica muri rusange muri sosiyete? Kanseri nyinshi, kanseri ushobora kuyirwara ukayimarana igihe utaragaragaza ibimenyetso, ariko kanseri y'inkondo y'umura igira ibimenyetso. Ariko hano turakangurira abantu ko batagomba kurindira kubona ibyo bimenyetso, kubera ko iyo babibonye ibigeze kure ku buryo ubushobozi bwo kuyivura igakira buba bugenda bugabanuka. Ibyo bimenyetso rero bya kanseri y'inkondo y'umura ni ukubabara cyane mu kiziba cy'inda, cyangwa se umugore akava amaraso kandi atari mu mihango, cyangwa se akagira uruzi ruturuka mu gitsina rufite impumuro mbi, ariko akanababara cyane mu nda, ndetse kanseri yaba yaramaze kurengaho mu nda yageze n'ahandi ukaba wagira n'ibibazo wenda byo guhumeka nabi. Ariko ntago abantu bagomba kurindira kugira ibyo bimenyetso, kubera ko iyo umaze kubigira kanseri iba imaze kugera ku rwego rwo hejuru. Urambaje rero uti se ni izihe mbogamizi ziboneka zituma iyo kanseri ikomeje kwica abantu? Imbogamizi ya mbere mbona ni ikijyanye n'imyumvire cyangwa se n'ubumenyi bukeya, navuga gutyo, haba cyane cyane muri community. Bivuga ngo mu Rwanda nta myaka myinshi isize twari tuzi ko iyo umuntu arwaye kanseri mu by'ukuri nta bundi bufasha aba agomba kujya mu rugo akarindira agapfa. Ariko iyo myumvire igomba guhinduka kuko ubu bimaze kugaragara ko birazwi ko hari kanseri zivurwa zigakira, harimo n'iyi kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo rero dukeneye kwigisha abantu kugira ngo bajye kwa muganga bisuzumisha hakiri kare kugira ngo barebe ko bayikurinda. Twabonye ko bishoboka, ariko n'uwo bayibonyemo hakiri kare avurwa hakiri kare. Ikindi kibazo gihari ni uko amavuriro atanga izo serivisi aracyari makeya, ubushobozi buracyari bukeya, ariko n'ubuhari ntabwo tubukoresha neza kugira ngo abanyarwanda bafite ikibazo tubafashe. Anombe duherutse kubona imashini zivura kanseri zikoresha uburyo bwo gushiririza aribwo bita radiotherapy mu mavuriro atandukanye nka CHK, Faisal, i Butare. Harimo abaganga b'inzobere bashobora gufasha, kubera ko iyi kanseri hari n'igihe iyo uje hakiri kare bakakubaga gusa utarindiriye kujya gufata iriya miti yindi cyangwa gushirizwa. Ubwo rero icyo gukora ni iki? Ni ukugumya tukigisha, kandi izi ntabwo ari inshingano z'abaganga gusa cyangwa za Minisiteri y'Ubuzima gusa, ni inshingano za twese, z'itangazamakuru, z'amadini,
z'abikorera ku giti cyabo kubera ko nibo bahura cyane n'abaturage, bakababwira ko kanseri y'inkondo y'umura ari kanseri yirindwa kandi ariko ari na kanseri yavurwa igakira iyo umuntu aje kwa muganga hakiri kare. Murakoze cyane Dr. ku busobanuro bwinshi muduhaye ku ndwara ya kanseri y'inkondo y'umura. Mbese nk'umuntu afite ikibazo cya kanseri y'inkondo y'umura, ubwishingizi ubwo aribwo bwose yaba afite bwamufasha kwivuza? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Umurwayi iyo atugezeho hano afite ikibazo cya kanseri, ubwishingizi afite buramufasha cyane kuko niyo ufite mituweli de sante iragufasha kuba wakorerwa ibizamini by'ibanze, wabona imiti y'ibanze, noneho imiti itarabasha kujya kuri urwo rutonde mituweli yishyura nk'ino miti ya kanseri, aho niho Partners in Health ifashiriza tugaya iyo miti tukayiha ibitaro kugira ngo umurwayi ayibonere ubuntu. Ubu ngubu mituweli n'izindi asiranse zifasha abo barwayi. Ubwo rero twabwira abantu ko ntihazagire umuntu wigunga mu rugo afite uburwayi bwa kanseri ngo yumve ko adashobora gufashwa, kubera ko nk'uko watangiye ubivuga, leta y'u Rwanda yashyize ingufu cyane mu kugeza ubuvuzi ku barwayi babukeneye. Ubwo rero abarwayi bazaze tuzabafasha. Nk'abantu badukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati mbese numvishe ibimenyetso, numva igitera kanseri y'inkondo y'umura, zimwe mu ngaruka zayo, ariko muri rusange twagira ngo mubagire n'inama tugana ku musozo w'ikiganiro ubuzima buzima. Gusoza iki kiganiro nakongera kugira inama abadukurikiye ko iyi kanseri y'inkondo y'umura ari kanseri yakwirindwa. Ubwo tukabasaba kumenya ko abana niba bafite umukobwa w'ingimbi mutoya ko yabonye urwo rukingo rwa Human Papilloma Virus, ni ugukangurira mu kubuza abana gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bakiri batoya cyane. Hano kandi ni ugukangurira abari n'abategarugori kujya kugana amavuriro ari hafi yabo kugira ngo bisuzumishe iyi kanseri y'inkondo y'umura hakiri kare, ko batagomba kurindira ko ibimenyetso biza, kubera ko ibimenyetso byaje haba iyi kanseri iba yageze kure, ariko ko n'uwayirwaye nawe aba agifite amahirwe yo kuvurwa agakira. Reka dushimire cyane Dr. Shyirambere Cyprien, akaba ari umuyobozi wa porogaramu ya kanseri, kuyirwanya ndetse no kuyivura mu mushinga utegamiye kuri leta wa Partners in Health. Akaba ari umushinga ufasha Minisiteri y'Ubuzima mu bijyanye na serivisi nyinshi zitandukanye, harimo na serivisi ya kanseri. Reka dushimire namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, kuko muri ab'ingenzi kuri twebwe, kuko n'ubundi ibyiza tuba tugira ngo tubazanire ibyiza gusa, mubashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima. Uwaba yaracikanywe n'ibindi biganiro byatambutse ashobora kubisanga kuri Twitter yacu ariyo ubuzima buzima, ndetse no kuri YouTube channel, akabasha gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima. Nge wabateguriye kino kiganiro kandi nkaba nakibagezagaho ni Imanishimwe René Sadiki. Reka dushimire na Bakunda Gusenga Joseph Patrick wabagezagaho aya mashusho meza mwarebaga, ndetse mukomeze munogerwe na gahunda televiziyo yanyu yabateguriye.